Alright. Mu Rwanda hagaragaye imodoka idasanzwe, imodoka yo muri ubu bwoko nk'uko muyibona, imodoka yamenyekanye ku izina rya House car bishatse kuvuga ngo inzu y'imodoka. Ni imodoka idasanzwe, ushobora kuvuga uti ni inzu, ni imodoka, ni ibiki. Ni ibintu byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi, dore ko iyi modoka yagaragaye mu mihanda ya Kigali. Ku bantu bazi kano gace murabona ko ari umuhanda uturuka uzamuka uva ku Kinamba ujya ahagana za Remera. Iyi ni imodoka rero yagaragaye itangaza abantu benshi mu mujyi wa Kigali, dore ko abantu bari bakubise bahuruye baje kureba imodoka yubatse buzu. Ni imodoka rwose ushobora kugira ngo ni inzu, kuko mu kuyitegereza ukurikije uko uyibona kuri iyi foto, ni imodoka ifite etaje zigera muri 3, ikaba ifite ndetse n'aho kuririra nk'uko ubibona. Ni imodoka ushaka kugira ngo itwarwa n'umuntu umwe, ni abashoferi 3. Ni imodoka imeze gute mu by'ukuri? Imodoka tuzagenda tukiganiraho ibintu byinshi cyane bitandukanye, dore ko ari bwo bwa mbere igaragaye mu Rwanda, ishobora kuba ndetse ari nabwo bwa mbere igaragaye ku isi ya rurema. Imodoka mu by'ukuri ushaka kugira ngo ni komedi, ariko nanone nziza kandi itangaje. Ni imodoka ishobora gutwara abantu benshi, umubare wabo utaramenyekana neza kubera ko ibyayo ntabwo birajya ahagaragara neza. Ikintu gishobora kuba cyagiye ahagaragara ni izina ryayo. Nakubwiye ko ari imodoka yamenyekanye kuri House car, inzu y'imodoka. Ni imodoka rwose itangaje, dore ko ifite buri kimwe cyose muri yo. Ifite aho wacaginga telefone, ifite ibikoresho byose by'ingenzi, ifite amafirigo, ifite ibitanda. Ni inzu y'imodoka koko, imeze nka hoteli. Ni imodoka ushaka kuvuga uti ngiye gutembera, hanyuma ikajya ikora ingendo itwara abantu, wowe numenye ibyabaye wibereye mu rugo iwawe. Ndetse wajya ukenera no gusohoka, ugasohoka ukajya muri salo, ukajya mu byumba, ukabona ko ari imodoka itangaje. Ugasanga imodoka yagutwaye uyirimo, ariko numenye ko yatwaye abantu wenda nk'i Rusizi cyangwa i Nyagatare, kandi uzi neza ko imodoka iba i Kigali. Wowe n'ububizi, ntabwo ukeneye kumenya ngo uyu munsi turajya aha. Wowe icy'ingenzi nuko rendezvous yawe ari uko uba uri muri hoteli hejuru muri etaje, mu nzu aho ucumbitse cyangwa uba. Iyi ni imodoka ishobora kuba ihenze cyane, ndetse igiciro cyayo kugira ngo uyimaremo igihe runaka nuko uba wabashije kuvugana na ba nyirayo. Hanyuma iyo hari rendezvous y'ahantu ifite kujya, imenyesha abakiriya bayo. Hanyuma waba wumva udakeneye gukora urugendo rujya kure y'umujyi, ukaba wamenyeshwa hakiri kare, hanyuma ukajya muri apartment za company zishinzwe gutanga iyi modoka. Iyi modoka ni imodoka yagiye ikundwa n'abantu benshi cyane, ndetse barayishimira, dore ko ifite ibitangaza byinshi. Aho ubona hejuru yayo hameze nk'aho hari ibintu bimeze nk'ibigega. Hariya ni ahantu habugenewe hashobora kubakwa tent, ndetse hakaba habera ubukwe mu buryo butangaje cyane. Nk'uko iyi modoka ari ubwa mbere igaragaye mu Rwanda ndetse n'i Kigali muri rusange, ni byinshi tuzagenda tuyivugaho ndetse tuyiganiraho muri rusange. Icyo wamenya nuko ari imodoka yitwa House car, ndetse akaba ari imodoka ikandagiye ku butaka bw'u Rwanda bwa mbere mu mateka. Ubundi izi modoka zisanzwe zimenyerewe mu Bushinwa ndetse no muri bihugu bindi byateye imbere, aho ushobora gusanga imodoka iteye ukuntu ukavuga uti ntabwo ari imodoka, ahubwo ni ukubeshya. Mu Rwanda rero yahageze, kugeza uyu munsi ntabwo biramenyekana ngo imodoka ni yande, dore ko imodoka nyinshi zidasanzwe ubundi ushobora gusanga mu gihugu zisoreshwa amafaranga menshi, kubera ko ari imodoka ifite umwihariko ndetse ihenze. Kugira ngo rero ubashe kwitunga mu gihugu runaka, bisaba kuba wifite. Ikigaragara nuko iyi modoka ishobora kuba ari iy'umuntu ku giti cye, cyangwa se ari iya company runaka,
cyangwa se byanashoka ko yaba ari n'iya leta ifite ibintu izajya aba ishinzwe, ariko urabona ko ari imodoka nziza ushaka gukoresha nko mu bukerarugendo, ushaka gukoresha ndetse mu bikorwa by'ubukwe cyangwa mu bikorwa by'ibindi birori. Ni imodoka yatwara abantu benshi bashobora kuba bagera muri 300 barenga, kandi ugasanga barisanzuye ndetse barafata icyo bashaka cyose bitewe n'ukuntu bicaye. Kwicara rero baba bicaye nk'abantu bari mu nzu n'ubusanzwe, hari saro, hari intebe, hari ameza, mwicara mu modoka mumeze nk'abantu bari mu nzu. Niyo mpamvu imodoka yaragiye yitwa house car, kugira ngo yitiriwe inzu kubera ko ari imodoka n'ubundi iteye buzu, ariko mu bisanzwe ni imodoka ifite ibikoze imodoka byose, nayo ikozwe mu modoka. Hasi ifite amapine menshi agera muri 12, hanyuma kubera ko biteganijwe ko ishobora kwikorera abantu benshi batandukanye. Iki ni igice cya mbere rero cy'ikiganiro cy'imodoka, aho tuzabagezaho byinshi bijyanye n'imodoka kugira ngo mubashe kugenda muyisobanukirwa. Tugiye kwikoraho ubushakashatsi byimbitse, ubundi tujye tugenda tuba updatinga. Ndagushimiye muri aka kazi nyita Mr. hanyuma iyi ni Fastborn TV show nk'ibisanzwe igenda ikugezaho amakuru acicikana hirya no hino utamenye ndetse mashyashya. Ndakeka ari bwo mbere wumvise iyi nkuru. Mu buryo bwo kudushimira rero, niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo birusheho kugenda biba byiza kurushaho, natwe tumenye ngo wow, ndetse utange na comment naho ubutaha mu biganiro byacu nakagaruka.